u Rwanda rukungahaye ku bwicanyi. Muri make Amerika ikungahaye ku madolari, Kongo ikungahaye ku mabuye y'agaciro n'ibindi, u Rwanda rukungahaye ku bwicanyi. Yatawe muri yombi nyine ku wa gatatu mu gatondo ka kare. Numvise abana bari bakibyuka bavuga ngo bakarabe bajye ku mashuri, ubwo bumva umuntu arakomanze, baravuga ngo barashaka mama. Ubwo nanjye baraza kumbyutsa nyine mu buriri, ndasohoka nkinguye gate, ubwo mbona abantu benshi barindiye, babiri baranyitambika bambuza gusubira mu nzu, abandi binjira mu cyumba aho umugabo aryamye. Numva baragundaguranya babwira ati kubera iki mundenganya, ese muranshakaho iki, kuki mukunda kuntoteza? Ubwo barongeye murashaka kumpotera nk'uko mumuhotera, mwamuza kunkura iwanjye, mwarangiza mukanjyana mu bitaro bitandukanye uburwayi bwo mu mutwe, ubwo nibyo mushaka kungereka. Ati rwose mundeke. Nkumva baragundagurana nyine ababwira ariko se buriya ibintu muba mukora kuko nibyo, nimba bana bamubona mushaka kuki mudakomanze ngo nkuko mbitabye mumpamagaye nkabaha karibu mu nzu, hanyuma mukamuhamagara basi akabasanga muri sale, ko kugenda mu buriri bw'umuntu w'umugabo afite urugo yubatse n'abana bareberera n'umugore ahari, numva bidakwiriye rwose. Ibyo bintu ntabwo ari byo, kandi konvokasiyo ziba zihari, imirenge n'utugari nicyo bibereyeho. Nimba mushaka gufata umuntu mu murenge runaka, ntabwo mutanga konvokasiyo ngo mwohereze nk'umukuru w'umudugudu aho umuntu wenda konvokasiyo azi ayitange, hanyuma umuntu yitabe aho bamukeneye. Ni ngombwa muze mugota abantu bazindukire, mubasake mu mazu hose, mu byumba hirya no hino hose, mumenye mbese amabanga y'urugo yose, kuko uwo ni umuco wa Kinyarwanda kwezi. Njye numva rwose ubu atari umuco w'Abanyarwanda. Ni nubwo wenda mushinzwe inzego z'imitekano, ariko ntabwo n'uwabatumye ntabwo aba yabatumye gutyo, aba yabatumye kugira ngo mugende muzane uwo muntu, ariko ntiyabatumye ngo musatezake hose muteragura ibintu, binjirire n'abantu no mu mariri yabo. Ni rwose ntabwo bigiye bibaho, nta naho wabisanga. Njye mbibonye ubu ngubu, ntabwo nigeze mbibona kuva navuka. Bamwerekana ibipapuro ngo ashinjwa, arabisoma, twishatse kubisoma n'umwana wari uhari nabo baravuga ngo oya, ibi birareba ngo umunyapolitike barafinda wenyine. Hirya ubwo ngubwo rero mbendera n'umugabo niyo yabonye abantu bameze nk'aba bandi bajya baza bagiye kumufunga, umugabo ati rero nanjye mba nabyiteguye, ayo maze kabiri batamfunze. Buriya ntihabura abantu bagenda bavuga amagambo cyangwa niyo nakwishyirira ibiganiro kuri telefone cyangwa se ku nkoranyambaga, nuko ndi umunyapolitike. Tera niba mfungira politike, nimba nta burenganzira bw'ikiremwa muntu cyangwa se wari buzandengano ateri. Naribu bitewe n'ibintu yabashe kuba yavuga bitari byo, ndetse n'inkuru z'ibihuha mu gihugu cy'u Rwanda akaba yabigaragaje, akaba yabishyize hanze ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ubu ngubu rero akaba yabashe kuba yakwitaba RIB, akaba yafunzwe bitewe n'ibihuha yabashe kuba yatanga mu nkuru zitandukanye. Aka kanya ubu tuvugana tubahaye ikaze.